Reka ngusuze kandi nkwifurize ibihe byiza wo nkurikirana umunsi kundi kuri David Rwanda. Tudatinze reka dukomeze na episode yacu ya 4 kuri Best Friend. Kwibutsa gukora subscribe wowe utarayikora kugira ngo ubashe gukurikirana ibiganiro nyuza kuri YouTube channel umunsi kundi. Aho duherukana mama Serge bisa nkaho yari amaze kwitaba Imana. Dore ko muganga yari ari kumureba ndetse agira ubwoba bwinshi bityo abwira Mike ati Mike, mama wawe bisa nkaho byarangiye. Ati what? Dogite tabu navyumva gusa ushatse kumbwira gute reba neza rwose. Ati Mike, mama wawe rwose yapfuye kare kandi yanahoze bikigaragara cyo nyine yitabye Imana rwose yaruhutse ahubwo ndumva twamujyana muri morgue. Ati hoya rwose dogite ntabwo byashoboka reka mpita kumpamagara Serge. Ariko bakiri muri ibyo ngibyo Serge yahise kaza ndetse azayiruka cyane nawe asanganye na kuko yitabye Imana biramutugura ndetse biramubabaza. Ati Mike rwose wirira ihangane ndetse komera. Gusa Mike we byaramunaniye kwihangana ndetse ararira cyane dore ko yari amaze kubona ko amaze kubura nyina kandi niwe gusa bari basigaranye. Gusa Serge we nk'umuntu w'imfura yarakomeye ndetse arihangana ariko nawe si byari bimworoheye dore ko yari ari kurira cyane. Bityo dogiteri yahise kabona nawe agahinda kisha abana ndetse arababwira ati mwihangane bana ndabizi kubura umubyeyi biragoye ndetse biraruhije. Ariko ntimugire ikibazo rwose ndabizi neza buri kintu cyose kibaho kubw'impamvu. Nuko dogiteri yahise kahamagara abaplanto ndetse bajyana na nyina wa Serge muri morgue. Gusa tugarutse kuri Karine ndetse na Olivier bo bari mu modoka yase ndetse baje kuba bareba nyina wa Mike. Nyamara icyo batari bazi neza nuko nyina wa Mike yari yamaze kwitaba Imana. Bagishika kwa muganga se Olivier se kabwira Olivier ati Olivier sha twakerereje pe uziko saa 3 zidufashe we. Ati of course twakerereje sinzi ukuntu byatugendekeye papa ariko nta kibazo tugende tujye kureba kuntu ameze ndetse tumushikeho. Ati okay. Ase wongera muhamagara ati yego papa namuhamagara ariko ntago ari kumfata sinzi ikibazo rwose yagize ati are you sure? Ati of course papa ndi kumuhamagara rwose ntago ari kumfata niba byagenze gute sinzi pe. Tuvuge se ko baba batashye batakiri kwa muganga. Ati hoya rwose papa. Okay tugende rero turarangisha ndetse turaza kuba twamenya aho bari ntacyo bitwaye rwose. Gusa tugarutse kwa muganga Serge ndetse na Mike bo bari kurira cyane ndetse kwihangana byari byabananiye dore ko kwiyakira ko nyina yapfuye byari biri kubagora cyane. Gusa dogiteri yaraje ndetse ababa hafi akomeza kuba yabahumuriza. Ati rwose Mike ihangana utuze rwose uri kubona Serge atabishoboye ndetse atihanganye. Rwose nawe ihangane ndabizi ni ibintu bibaho kandi biruhije kuba wabyakira gusa ihangane pe Imana ndabizi zakugirira neza kandi suye gusa wabubuza umubyeyi rwose ahubwo komera wihangane reka kwiteza abantu dore uri kurira cyane rwose. Ndabizi kubura mama wawe biragoye ariko ihangane pe. Ati rwose dogiteri we ntabwo wabyumva ubuse kuko ndabigenza gute. Atariko ntugire ikibazo rwose turahari kandi na Serge arahari rwose ntabwo ubuzima burangiye turahari kugira ngo tubashe kuba twagufasha. Nuko dogiteri yahise kabasiga aho ngaho gusa Serge we yari yabuze icyo avuga yari yumiwe. Gusa dogiteri akigenda yahise kakubitana na se Olivier ndetse na ba Karine. Gusa se Olivier yahise kamubaza ati bimeze bite dogiteri? Ati ni sawa makuru se tubafashe iki? Ahari umurwayi twari tuje gusura gusa bisa nkaho twakerereje. Ati hoya rwose ntabwo mwakereje ndabizi gusura nyine mu masaha mu gitondo birangira saa 4 kandi urabona aracyari 3 n'igice. Ntabwo murakerereza rero iminota 30 isigaye bwo muri buze kuba mwayikoresha ndetse neza. Ati ntimuzi santa rwari kugira ngo bashe kuba mwajye kumureba. Ati hoya rwose ntaho tuzi niyo mpamvu twari tubahagaritse kugira ngo tubabaze twumve niba mwabashe kuba mwaturangira. Ati okay none se umurwayi muje kureba yitwa gute? Nuko se Olivier se kareba kuri Olivier dore ko atarazi nyina wa Serge. Ati Olivier wabuze izina rya nyina wa Mike? Ati muje kuba mwasura se nyina wa Mike? Ati yego rwose no tuje kuba twasura nyine yararwaye ndetse ngo yararembye rero tuje kuba twareba kuntu ameze. Ati ko numva biteye ikibazo ndetse bikomeje kugorana. Ati dogiteri tushatse kuvuga iki se? Ati rero mugende mu manuka yari epfo murasanga ahantu Mike ndetse na Serge bari mubaganiriza nyine mwumve byari byo ngende kuma nta nicyo nababwira. Ati dogiteri byagenze gute se ko numva uri kutubwirira mu migani nta kintu uri kubasha kuba watubwira? Ati yewe ni hatari ni mugende mwege barabibwira ngende kuma ntacyo nababwira. Ati sa dogiteri rwose reka tubashe kuba twagerayo ndetse turebe ibyari byo. Nuko Karine yahise kabaza Olivier ati Olivier ko mbona se wagira ngo hano hantu hari ikibazo we dore nta n'umugende guhamagara Serge ndetse na Mike ariko nta n'umwe muri bo uri kubasha kuba yatora telefone yanjye. Shamani ngiye ntangiye kugira ikibazo pe sinzi byari byo wibaze we ibaza baye yapfuye. Ati no tukajya uvuga amafuti rwose uriya mukecuru yarakomeje twa turi kuvugana numva ameze neza rwose ntaho yaba yagiye ahubwo tugira ndetse tubashe kuba twareba kuntu ameze.
Gusa tugarutse ku ruhande rwa Sara we yari yagiye gusinyisha ibipapuro kugira ngo abashe kuba yagaruka ndetse abashe kuba yakita kuri nyina wa Serge. Ariko akigera aho yari agiye kubisinyishiriza yasanze ndetse n'umugabo we Tom ahari ndetse ahicaye. Ati Tom kuranga kuyicaye se byagenze biti? Ati baby narinzi neza ko nyine ubuze kuba washika hano ndetse uje gushinyisha impapuro. Rero niyo mpamvu nakurindiriye kugira ngo tubashe kuba twasubiranayo. Ariko nawe rwose be uransetsa no se wari uzi neza ko ndibuze kuba naza hano? Ati of course nari mbizi no se wari uri kumbwira ko hari document ufite utaratunganya ndetse ko ugomba kuba wazitunganya. Ati rero n'ubundi ntabwo ndibuze kuba nati dano rwose be ndazisinyisha nimara kuzisinyisha narita ko nsubira kwa muganga. Ati urasubira kwa muganga se kandi mu biki se wari wambwiye ko uri buze kuba wacayo ndetse ukareba umurwayi wawe kuntu ameze? Ati yego rwose be naciyeho gusa nasanze arwaye ndetse ameze nabi nyine yasinziriye. Rero sinabashije kuba namuvugisha kandi nta mwanya nari mfite wo kuba namurindira niyo mpamvu nahise ko ngaruka ahangaha rwose. Ati rero narinzi ko ubwo rero wamuvugishije kandi ko byarangiye narinzi ko tugiye kubasha kuba twajyana ndetse tukirirwana mu rugo. Ariko rwose nawe Tom uransetsa. Oya rwose Tom iki gihe ntabwo ari cyo kuba nakirirwana nawe mu rugo kuko nsigaye numva ntazi ko tumeze nyine ntabwo meze neza muri iyi minsi pe. Ati umeze nabi se ku buryo utanakirirwana nanjye ku buryo tutagumana ndi umukunzi wawe koko? Oya rwose Tom ntabwo ari byo nshatse kuba navuga gusa nyine ndi kumva ntari muri mood. Basi reka maze ngende ndetse njye kwa muganga mbashe kureba kuntu uriya muntu ameze. Nimba bigashoboka turaza kuba twabasha kuba twagumana. Ahubwo se wakaje tukajyana. Ati harya ngo ni besto waba ugiye gusura nyina we? Ati yego rwose ni besto wanjye. Ati none ndi kumva mfite amashusho yo kuba najya kureba uwo besto wawe. Ati nimba ubishaka rwose waza kuza tukajyana gusa reka maze sinyishe zo mpapuro ninzirangiza turaza guta ko tugenda. Sa rwose be nta kibazo wagenda uzisinyishe ndetse nusoza umbwire nanjye ndi hano hanze rwose tuze ko tugenda. Sa rwose nta kibazo. Gusa tugarutse kwa muganga se Olivier we yarahashitse ndetse asanga ba Serge bari kurira cyane. Ati se Olivier ko bano bana ndi kubona bari kurira cyane byagenze gute? Ati papa rwose nanjye ntumbaze ibyo uri kubona nanjye nibyo ndi kubona gusa reka mbegere mbabazi. Ati Mike ko mbona uri kurira cyane byagenze bite mama wawe ari hehe? Ati ntabwo uzi ko mama yapfuye mwana. Ati what? Ati mama yapfuye ntabwo akiriho pe. No ntabwo nabyumva. Are you sure Mike? None se mwana uri kubona ndi gukina nawe mama yapfuye ndetse bamujyanye muri morgue. Nuko Olivier byaramurenze ndetse abura icyo yavuga ahita akamagara Karina. Ati kari wakaje rwose ukita kuri Mike ko ngiye byananiye. Ati se byagenze gute? Ati nyina yapfuye ntabwo akiriho. Ati what? Ati of course nyina yapfuye. Nuko Karine nawe byaramurenze ndetse abura icyo yavuga dore ko yari amaze kubona ko bimutunguye ndetse ko ntacyo yabikoraho. Gusa se wa Olivier we byaramurenze ndetse ahita akasubira mu modoka dore ko ntacyo yari afite yabasha kuba yakora. Ati kuko mana bano bana kuko ndi bubafashe iki? Ndabizi n'uriya mubyeyi wenyine gusa bari basigaranye none nawe yapfuye rwose birahandenze. Isi ni nta munoza rwose isi iriseriye. Isi yagumye yicaye mu modoka dore ko byari byamurenze kandi ntacyo yari afite yabasha kuba yabikoraho. Gusa yari afite agahinda kenshi dore ko yari amaze kubona inshuti y'umwana we ko yari imaze kuba yapfusha nyina. Gusa Serge akiri muri ibyo yababaye ndetse afite agahinda kenshi ku kazi bahise kuba muhamagara. Ati Serge ko twaguhamagaye ndetse tukakubura kugira ngo ubashe kuba waza ndetse wite ku bakiriya. Ati se mwanyihanganira mu kampu uyu munsi rwose ko ntari buze kuba nabasha kuba naboneka. Ati oya rwose Serge ahubwo twakwirukanye twazanye ndi mukozi dore ko we twabonye udashoboye kuko ntabwo tubyumva kuntu mara umunsi wose utari ku kazi ndetse tutatubwiye n'impamvu yawe. Ati ariko please ntabwo ese koko muranyirukanye muzi n'ibibazo mfite? Ati no we don't care rwose Serge ihangane. Ubwo nyine itakuri ibyo ngibyo wita uzashaka kandi kazi twebwe tukubona tutabasha kuba twakonana nawe. Ati kuko mwambabare nkabasobanurira. Ati no ntacyo ufite cyo gusobanura rwose. Nuko Serge bahise kuba bamwirukana ku kazi dore ko yari yamaze umunsi wose atabasha kuba yajya ku kazi bitewe nuko nyina yari yarwaye cyane ndetse amaze kwitaba Imana. Ati se Serge ko mbona uri kurira noneho birushijeho kuba wagira agahinda bigenze bite? Ati Mike uzi ko ku kazi naho banyirukanye. Ati what? Ati of course baranyirukanye ngo ntabwo nabashije kuba nakita ku kazi kanjye ngo nakerereje sinabashije kuba nahagerera amasaha. Ati nase wabwiye ko mama yitabye Imana ko ariyo mpamvu utagiye ku kazi. Ati rwose Mike ngize ngo mbibasobanurire ariko ahise kangupa mbwiye ko nyine ntabwo byashoboka ngo nyine akazi kanjye nahisemo kukareka. Cyakora isi ni nta munoza muvandi nyine bihorere nta kundi. Nuko Mike nawe byakomeje kumucanga ndetse agira agahinda kenshi dore ko yari amaze kubona ko na mukuru we yirukanywe ku kazi yaratangiye kwibaza uburyo bagiye kuba babaho. Nuko Olivier se kabaza none se mani biri buze kuba byagenda gute ko ndi kubona ngiye byandenze. Ati Olivier nyine nta kundi twabigenza ubu tugiye kuba twategura uburyo twategura ikiriro cya mama tukabasha kuba twamushingura.
nuko Olivier se kasaba Serge ko basohoka ndetse bakaganira. Ati se Serge bimeze biti nyine basi hari amafaranga mwaba mufite kugira ngo mashe kuba mwakoresha ikiriro cya mama wawe? Shawa biretse ko ntabyo uzi. Nta mafaranga na make rwose dufite ubu gutya. Amafaranga ndanifite nanisigazanye 40,000 nyine yandi nayaguze umuti wa mama. Ati none wa muti wa mama wanyu mwari mwamaze kuba mwawugura? Ati of course twari twawuguze ndetse twawumaye yatangiye gukomera atangiye kumera neza. Sinzi kuntu rwose dayimoni iteye nyine akabasha kuba yapfa, twari tuzi ko ngo batangiye kuba yakomera. Gusa nyine ejo yari yabimbwiye nuko nari ndi kubinegrije, yari ari gusa nk'ari kundaga kuko amagambo yambwiye rwose yanteye ubwoba cyane pe. Olivier rwose ihangane nyine nta kundi se twabigenza gute. Ubwo nyine Imana niko yabishimye niko yabishatse nta kundi twabigenza. Sha nta kundi no se umuntu yabigenza gute, ubwo nyine niko Imana iba yabishatse. Ahubwo se reka nkwereke. Nyine twari dufite 57,000 twari twateranyije kugira ngo tubashe kuba twagura umuti. None nyine birangiye nyine mama apfuye ndetse atabashije kuba yabona mu kazana we. Ati sha nawe rwose winsetsa nyine nta kundi no kwihangana. Gusa nyine aya mafaranga yafate ndetse muyongere ku yandi mwari mufite dutangiye dutegura nyine ikiriyo cya mama, no se twabigenza gute. Gusa Olivier thank you nyine nubwo muje ari ibibazo ndetse atabashije kuba yababona, gusa yarabiteguye kandi yarabategereje rwose, yari yabashimye ndetse yari yabakunze. Yego rwose saki ko ari kwa mukunzi, ahubwo papa yahise kagenda byamurenze rwose yabuze icyo kuba yakora. Gusa nyine Seri ndaza kubwira papa ndetse mubashe kuba mwavugana, gusa ihangane. Shano no byancanze baze ko nuko kazi bahise ko banyirukana. Cyakora abantu b'iyi minsi rwose ntabwo bakigira ubumuntu, bakwirukanye kandi na mama yapfuye rwose. Ati yego rwose banyirukanye ahubwo nge numiwe buriya. Seri ihangane nyine buri kintu cyose urabizi neza ko kibaho kubw'impamvu. Reka tugende ndetse dusubire mu rugo. Ubwo nyine ejo tuzagaruka ariko nta n'impamvu yo kuba twagaruka. Ahubwo reka ngende ndetse mbwire papa ankurushya ndetse tugende dusubirane iwanyu mu rugo tubashe kuba twagumana rwose kuko ndi kubona mutorohewe murakomerejwe. Nta kibazo rwose Olivier mwaba mukoze. Naho murumuna wanjye we ndi kubona Mike atari kubyakira. Ati ntugire ikibazo rwose Karina ari buze kuba yabihanduringa dore ko bari kumwe. Ati okay ndi kubona rero Sara mpamagaye reka mashe kuba namwita turaza kuba twasubira. Sara se ninde kandi Seri? N'umushuti wanjye reka nyine ubwo ngubwo mwitaye turaza kuba twasubira ndetse turebe ibyari byo. Okay fine ntari rwose wamwitaba ndetse ukareba ibyari byo. Nanjye reka ngende ndetse mbashe kuba nareba papa. Okay sa nta kibazo rwose wagenda ukamureba. Nuko Serge yese ko yitaba Sara. Ati se Seri ko nakomeje kuguhamagara ntunyitabe byagenze gute? Sara I'm sorry rwose ntabwo nabashe kuba nabona umwanya wo kukwitaba, gusa ihangane nyine urabizi nta mutima mubi. Ese kuri kuvuga gutyo byagenze gute? Sara ndeka ntabwo mfite byinshi nakubwira, ahubwo nyine tuze kubasha kuba twasubira ku mugoroba. None suri hehe we ko ndi kumvura ahantu hatuje cyane? Ati ndi kwa muganga. Ati okay none reka nze ndaje mpagusange mbashe kuba nareba kuntu mama ameze. Ati ntari rwose ngwino urebe kuntu ameze. Ese ko ndi kumva uri kurira na amahoro? Na amahoro ngwino urebe ngwino uhagere nta kibazo rwose. Okay sa rwose ntari bireka mpagere nari maze kuba nasinyisha za mpapuro rwo ndaza kuba nakuvugisha nimpagera. Sa rwose nta kibazo wahagera pe. Ese Sara ko ndi kumva umuntu uri kuvugana wagira ngo ari kurira bimeze biti? Tom wareka n'iki se? Nyine uyu nguyu ni Serge turi kuvugana ndi kumva ari kurira cyane, sinzi ikibazo cyamubayeho. Ahubwo ndumva twajya mu modoka ndetse tukagenda tukareba kuntu yaba ameze, wagira ngo ni ibintu by'ibibazo byamubayeho ndetse bikomeye cyane rwose baby. Okay nta kibazo rwose tugende ndetse tubashe kuba twajya kumureba. Nuko bahise bajya mu modoka ndetse bajya kureba Serge. Gusa se Olivier we hayo yari mu modoka yagiye kubona Olivier araje. Ati se Olivier ko jano ndetse uje kureba ibiki? Wajya ukagumanya abavandimwe bawe ko ngiye byananiye byandenze pe. Ndiko ndashobora kuguma mwakare agahinda. Ati papa wareka n'iki ko bikomeje kuba ibibazo? Ati se kandi nanone bigenze biti? Ati bibazo ko Serge nyine bahise ko bamwirukana ku kazi kiwe. Ati baramwirukanye ku kazi ke? Ati of course baramwirukanye nyine bamuhamagaye bamubwira ngo impamvu atageze ku kazi agize ngo abasobanurire, bahita ko bamubwira ngo nyine ngo yashimye ibyarimo nyine bahise ko bamwirukana. Ati bamwirukanye batanumvisha impamvu ye. Yego papa ahubwo ndumiye rwose abakire n'abana babipe. Tiho ya rwose mwana wanjye ubwo nanjye wabushatse kunshiramo rwose. Hari rwose papa nyine abumwe agatukisha bose, gusa ndumiwe uzi kwirukana umuntu yapfushije na nyina papa. Mwana wanjye mwihore ndetse bino bibazo tubanze tubivamo ndetse tubicemo. Iby'akazi ko nta kibazo rwose nzabamushakira kandi gusa reka tubanze tumeke shuwa neza kameze neza. Yego rwose papa ahubwo nyine papa nanje kukuba nagusaba agahushya. Ati agahushya se kaye kandi mwana wanjye? Nyine papa nkeneye kuba nagumana na Serge ndetse na Mike. Ati okay ntari rwose wagumana nabo dore ko nta n'ikintu wese ari cyo bitwaye mwana wanjye.
ati oya rwose papa nyine nanyuze ngo mbashe kuba nagusaba gahusha urabizi ntabwo nyine nkunda kugenda ntakumenyesheje. Okay, nta kibazo rwose mwana wanjye, ese urumva nakwimura uruhushya rwose? Ahubwo se nyine ubu ngubu ko mbona ndakeka twakwiye kuba turi gutegura ahubwo ikiriyo nyine tukabasha kuba twashyingura uriya mubyeyi rwose. Yego papa rwose nibyo ndetse ni nabyo bikwiye, gusa ndumva twazabikora next week kuko urabona use bahita ko bamushyingura uyu munsi. Tino ntabwo byashoboka rwose mwana wanjye, dore ko ari umubyeyi kandi ari mukuru, rero ntabwo bahita ko bamushyingura rwose uyu munsi. Rero ngerekanye ndetse mbashe kuba najya ku kazi ndi kumva abantu bari kubirukana nanjye ntabona banyirukana. Ati papa nawe rwose wica umugani, gusa barakwirukana kandi ari we nyiri business. Hari rwose mwana wanjye byaba byose ntabwo tuba tugomba kwirengagiza akazi, dore ko nubwo abantu bapfa nyine ubuzima burakomeza. Sa papa rwose genda ndetse ugereyo, ubwo nanjye nyine reka nsure ndetse mbashe kuba nagira ibyo nitaho. Ubwo se ahubwo mwana wa hari amafaranga bari abana bafite? Ati papa wareka n'iki se ko ahubwo ntabe n'igiceri bafite rwose papa? Yo okay, rero reka ngusigire bino 200,000 babagende bishyura ibitaro ndetse bishyura na morgue. Ubwo nyine turaza kuba twasubiranye, ndaza kuba nagaruka nimugoroba mvuye ku kazi. Sa rwose papa ahubwo nyine nabo bagiye kuba basezera batahe basiga umubiri wa nyina ahangaha, ubwo nyine bazagaruka ndetse baje kuba bamureba. Ati okay. Sa rwose mwana wanjye rero genda ubiteho ndetse ubashe kuba wabikora, aho ntaza kubasha kuba ndi rero uzi kuba wahambera. Sa rwose papa ndaza kuba nahaba. Ese Mike wagerageza rwose ntibera kuntu uri kurira, wagerageza kuko bibu gahora kari we ntabyo uzi kubura mama wawe. Ati rwose ihangane ndabizi biragoye ndetse biraruhije sheri, gusa ihangane nyine ugomba kuba wabicamo, gusa nyine gabanya rwose uri kurira cyane, ihangane utuze pe. Oya rwose kari nyine byancanze sinzi icyo nabasha kuba nakora, ubuse kuko sigaranye nditi. Oya rwose ntukavuge gutyo nabwo rwose. Ese Mike simpari ndahari ndetse na Olivier ahari kandi na Serge rwose arahari, rero ntugire ikibazo rwose ihangane. Ibaze nyine Serge nawe bamwirukanye ku kazi, use kuko tugiye kuba twabaho guti. Ntugire ikibazo rwose Mike, Imana ndabizi neza, Imana ibifite uburyo kandi Imana ifite inzira zirenga ibihumbi, rero ntugire ikibazo kandi muri izo nzira rwose ndabizi neza namwe harimo iyanyu, rero ntugire kwiheba, ntugire n'ikibazo kandi natwe turahari rwose ku bwanyu. Kari we ntabwo wabyumva agahinda ndetse n'umubabaro ndi kumva mfite, ubu byanancanze ndi kwibaza icyo nakora, sinzi icyo nakora muri aka kanya rwose pe. Hari rwose ntugire ikibazo rwose be, ntugire ikibazo ndabizi neza turahari kandi ibintu byose biraza kuba byagenda neza, kandi nyuma y'ibi byose rwose ubuzima burakomeza, natwe niyo nzira nawe urabizi neza tuzapfa. Okay sa nta kibazo rwose babe, urakoze kuba wari ku bwanyu ndetse kuba uri kumpumuriza. Ahubwo se ko mbona bwakeye ndetse butangiye kwira, wahamagaye iwanyu ndetse ukabamenyesha ibyabaye? Ati yewe ndiko na mama yampamagaye ndetse yambuze rwose sinzi. Nuko Kari nahise kahamagara nyina ndetse amumenyesha ibyabaye, amumenyesha ko nyina Mike yabashije kuba yava mu mubiri ndetse ko yitabye Imana. Ati mama rero yitabye Imana kandi icyo ngukeneyeho nyine ndagira ngo basi umpaga hushya kuko urumva ntabwo nabasha kwita ko ngaruka kano kanya. Ati yo burya niwe gusa bari basigaranye? Ati yego mama rwose niwe gusa bari basigaranye. Yo bishatse kuvuga ko rero nta bandi bantu bafite ndetse bari kumwe nabo? Ati yego rwose mama nta bandi bantu rwose bafite bari kumwe nabo. Ati okay. Ati noneho rero ntari bihagume ndetse reka papa we naza kuba yaza ndaza kuba namusaba uruhushya ndetse nanjye mbashe kuba nashika ndetse ndebe ukuntu bimeze. Ati okay sa rwose mama nta kibazo, gusa nyine umubwira akomeze kwihangana. Ati yego rwose mama nawe ni umusore kwihangana ndabishoboye. Ati Mike mama nyine arambwiye ngo ukomeze kuba wakihangana, arindiriye ko papa yaza ndetse nawe akamusaba uruhushya nyine akabasha kuba nawe yaza. Ati okay. Ati rero reka ngende ndetse umperekeze ngende kuba nasezerera ibitaro. Ndi kubona rwose Serge nawe nta kabaraga nubwo yarari kunseka, ndi kubona nawe nta kabaraga rwose afite. Ati okay sa rwose nta kibazo yindi ubashe kuba wasezera. Ati ngende se ntitujyana ndetse tukajyana? Ati okay ntacyo bitwaye rwose reka tujyane ndetse tubashe kuba twasezerera ibitaro. Gusa Sara we yazanye na Tom ndetse bashika kwa muganga, gusa mushika kwa muganga bageze mu cyumba nyina wa Serge yararwariye basaze harimo abantu benshi. Ati baby ko mbona hano hantu hari abantu benshi bimeze biti? Aha baby nanjye nyine uko bibona niko mbibona pe, nkubwiye ngo nzi cyabaye rwose naba nkubeshye. Ati yes sawa none se umubesto wawe ari hehe? Ati nuriya nyine ni Serge. Ati ati baby rwose gabanya ubugoryi pe, ntongere gukora ibyo bintu ko turi kwa muganga, se waje wihesha agaciro. Ati se nihesha agaciro? Ese igihe cyose ni Serge ni Serge? Ati se kubizi neza ko ngukunda kandi ko nta wagusimbura ufite ikibazo kihe? Ese nta nubwo unyizera bwa rimwe basi?
ndakwizera gusa nyine iyo haje ibintu bya Serge mpita numva ntazi ibyo ari byo. Okay rero tuza ndetse ucegeke kandi ntabwo ari ko kanya ko kuba twavuga kuri ibi ngibi, ahubwo tugende ndetse turebe ibyo twabasha kuba twakora. Nuko Sara yese kagera ndetse areba Serge ati Serge bimeze biti? Ati Sara ntacyo nyine sinzi uko nabivuga mama nyine ubu ngubu yitabye Imana. Ikimbabaje gusa nuko agiye atabashije kuba yakubona. Ati what? Ati of course nyine mama yitabye Imana ndetse yapfuye. Ati no ntabwo wabinkora ndetse ntiyari wamuguriye umuti. Ati of course nari namuguriye umuti gusa nyine byarangiye yitabye Imana nta kintu byabashije kuba byatanga. Ati no what the fuck kuko none ndabigenza gute gusa nyine ihangane pe, ihangane nyine nta kundi twabigenza. None se Mike we yari hehe? Simbizi neza gusa ashobora kuba yagiye kuba yasezerera ibitaro. Uziko bya bintu biri seriye we. None se Sara uri kumva nari kuba ndi gukina nawe? Ati of course biri seriye rwose yitabye Imana yapfuye. Gusa nyine nta kundi ubwo niko Imana yabishimye. Yo ati rwose Seri ihangane komera pe, komera ihangane. None se uyu tumaje gukora icyangaha? Ati no rwose Seri nizere ko rwose iyi ntago ari umwanya w'amatiku rwose. Nyine nanjye naninje kugira ngo mbashe kuba nareba ukuntu mama wawe rwose ameze. Gusa ihangane pe, ihangane nyine birababaje ndetse biragoye kuba wabura mama wawe. Gusa ihangane turahari ku bwawe rwose. Ati Sara rwose nimba ubikuye ku mutima Imana iguhe umugisha rwose kandi murakoze kuba muri ahangaha pe. Ati we rwose Seri ntukavuge gutyo subu kuko nakishimira kubona wabura umubyeyi koko. Twari ugiye kwishimira se kuba wanyirukanisha ra? Rwose Seri ihangane rwose. Ariya yari amarangamutima ndetse y'ubugoryi gusa, ihangane pe ntabwo ngambiriye kandi nanjye ntabwo nakwifuriza ikibi pe. Sinagambiriye kuba nakwifuriza ikibi rwose, nanjye ino situation nayibayemo nanjye nabuze umubyeyi nzi ukuntu bibabaza. Rero rwose wivuga gutyo kandi ubuse kuko urukumva nakwifuriza ikibi rwose, ihangane kandi be strong pe. Ndabizi kubura umubyeyi biragora ndetse birababaza gusa turahari ku bwawe rwose ntugire ikibazo. Tiesa Imana ibaho umugisha rwose. Rero Sara reka nyine ndetse mbashe kuba najya kureba aho Mike agejeje ndetse asezerera kwa muganga ngo turaza kuba twasubira. Ati no Seri reka tujyane rwose mbashe kuba nareba. Ati to mu busigaye hanga rwose reka nyine ndetse njyane na Serge tureba ahantu Mike agejeje ndetse asezerera ibitaro. Okay Sara rwose ntari reka tugende. Sawa. Nuko Serge yese kajyana na Sara ndetse bagera aho Mike yarari. Gusa Mike aho yarari ndetse ari kumwe na Karine gusezera byari byamunaniye ahubwo amarire yari yose. Ati se Mike wagerageje kuko ukihangana? Ati rwose Karine sinzi ukuntu ndi kwiyumva kwakira ko mama yapfuye byananiye. Aho rwose Mike gerageza rwose ukomere, gerageza wihangane, ndabizi biragoye ndetse biraruhije gusa nta kundi wabigenza nyine muri ubu buzima niko bigenda ndetse tuba tugomba kuba twabyakira rwose. Shaka byakira none byananiye ndetse nanjye byancanze ndikumva ntazi icyo nakora. Ati no nta mpamvu yuko byagucanga rwose, ihangane ndetse ukomere, be strong rwose. Sinzi rwose gusa nta kundi nyine no kwihangana. Nuko Serge yese kashika. Ati se Karine mwarangije kuba mwasezera? Ati wareka n'iki se muvandi kabwo ndi kubona ibintu byakomeye. Ati byakomeye gute se kandi nyine ndi kubona ntazi byari byo ndi kubona. Mike byamunaniye kwihangana, gusezera byamunaniye. Okay none umujyane mwakira cyumba mama yararwariyemo basi nyine abari habaruhukira. Ndabizi neza biraza kuba byagenda neza rwose Kari kandi nyine ukomeze kwihangana nawe kandi ukomere pe. Oya rwose Seri ndi kumva ibyo ngibyo bitaba ari byo pe. Ati se gute bitaba ari byo Kari? Ndi kumva byakomeza kuba byamwibutsa mama ahubwo agakomeza kuba yaheranywa n'agahinda. Ahubwo se waretse nkamucyura nkamujyana mu rugo? Ati oya rwose Kari ntabwo nasiga mama. Ati none se uraguma hano kandi mbona umeze nabi? Ati ntabwo basi yangana ntabwo nongera kuba namera nabi, ngiye kuba nakomera. Ati okay fine nimba ugiye kuba wakomera rwose ahangaho turi kumwe reka tugumane gusa no komeza kumera gutyo turajyana mu rugo. Aha rwose Kari don't worry rwose ngiye kuba nakomera kandi ntabwo nongera kuba namera gutya rwose. Okay sano n'ubu ngo rwose reka nkwizere. Nuko yese kamujyana ndetse bajya kwicara hanze. Gusa Serge ndetse na Sara bagomeje baguma aho ngaho ndetse babasha kuba basezerera ibitaro. Gusa mu gusezerera ibitaro babaciye amafaranga menshi ndetse dore ko bari babaciye 400 kugira ngo babashe kuba bataha. Ati none se kandi ibingi bindaza kuba nabishobora rwose. Ati se Seri kumbona urakaye ndetse ko wijimye mu maso. Dore banciye fagitire 400 rwose kandi sinzi aho ndibuze kuba nayakura rwose nta mafaranga mfite pe. Ati Seri none ibyo nibyo bitumye urakara? Ati yego rwose none uri kuba ndibuze kuba nayakura hehe Sara? Yo ihangane rwose none se basi ku kazi kawe nta kuntu wabaguza? Ati wareka n'iki se kungu ahubwo bamaze kuba banyirukana? Ati
bakwirukanye se kandi bakuziza iki ko nzi neza ko uri umukozi mwiza? Ati ha, ngo nyine namaze umunsi wose ntari kujya ku kazi dore ko mama yararwaye kandi sinari nabasabye permission. Rero nyine bahise ko banyirukana dore ko mu kazi kacu yumaze akanya karekare rwose utari kwitabira bahita ko bakwirukana. Ati nose ntiwababwiye impamvu yawe ko wagize ibyago ko mama wawe yabashije kuba yakitaba Imana? Ati no, nagiye kuba nabibasobanura bahita ko bankupa ahubwo bahise ko banashira blacklist rwose. Ati yo, mbega abantu babi. Okay, sa nta kibazo rwose, reka manze ngende mvugane na Tom ndata ko nzangaruke. Ahubwo se nta n'amafaranga na make waba usigaranye rwose basi? Ati no, amafaranga mfite yonyine nsigaranye 90,000 mbere n'inyuma pe. Ati yo, ntari rwose ihangane, reka nze ndaje mvugane na Tom ndetse ndata ko ngaruka rwose. Ati okay, sa ntari ibi. Sara yese kajya kureba Tom ndetse amuganiriza ikibazo bahuye na Ati Tom, nta mafaranga waba ufite ngo uyantiza? Ati amafaranga se kandi yo kugira gute? Ati nyine nkeneye 400 peti. Ariko warasaze rwose Sara, urabizi neza projet mfite, ntiwambwiye ngo nshaka amafaranga ndetse tubashe kuba twabana? Ati ya of course narabikubwiye, gusa ikibazo mfite ubu ngubu kiri urgence, nkeneye amafaranga pe. Rero nta mafaranga mfite, amafaranga yanjye ari kuri konti, nari nagize amahirwe rwose, nari ningiye kuzuza 7,000,000 kandi dore rwose hano mfite 500,000 kandi 500,000 nibyo byakuzuza rwose 7,000,000 zanjye 7. Rero uri kumva ntabwo nayaguha rwose ihangana. Ati ariko se Tom basi ntunkunda? Ya of course nagukunda, ariko kugukunda ntabwo bisobanuye gusesagura amafaranga. Tom wambare kuko ukanyumva. Ati utambwira ko utangiye kurira kandi? Ati ya of course nyine ikibazo mfite kiri seriye se kandi nyine mbwira bimeze bite saho ubwo nyine ko ndi kuyakwima ntanazi ikibazo ufite we nyine Serije nyine we yapfuye urabizi. Ati of course yapfuye. Rero bamufatira 400,000 kandi nta mafaranga na make rwose afite. Ati narengize ngo ni nibindi none rwose ni Serije. Ati of course ni Serije nyine basi yampindaza kuba nayakwishyura. Ati no rwose baby ihangane, ntabwo natakaza amafaranga yanjye kuri uriya mujinga rwose dore ko nanamufuhira. Ariko uzi ko urwaye Tom, ushobora kuba ufite ikibazo cyo mu mutwe, ntabwo uri gusa. Ati what? Ati of course ntabwo uri muzima, umuntu yapfishije nyina none kuzana ibyo bintu by'ubugoryi koko? Ati no nyine I'm serious, ntabwo nayaguha rwose kandi ihangane. Ati please Tom wanyumvishe ko kukambaye amafaranga ko nyakeneye, ndabizi neza urayafite, please yampe pe. Nuko bakiye muri ibyo ngibyo Olivier ari kumva ndetse ari kumva ibintu barimo. Ati ese ko muri gushwana bimeze bite we? Hano muyoboye ko turi kwa muganga ndetse ko muri gusakuriza abantu rwose, muvandi twihanganire rwose. Ese amafaranga muri gusaba nayi iki ko ndi kumusaba amafaranga? Uyu niki cyawe? Ati sorry gusa nyine ni umugabo wanjye. Ati umugabo wawe akaba ari kukugora gutya kwima amafaranga we? Biratangaje. Ati none se basi Serije musize kuri reception yari kwishyura? Ati okay, reka ngiye kubasha kuba najya kumureba rwose. Nuko Olivier kajya kureba Serije, gusa Sara we yasigaye avugana na Tom. Ati se Tom wambabare ko kukampa amafaranga, ni ngombwa ngo twiteze abantu? Ati ya of course niwe uri kubigiramo uruhare rwose kuba wakiteza abantu. Rero sinzi rero ahubwo nyine biratangaje se kuki uri kwiteza abantu ahubwo ari wowe. Cyakora Tom ukomeje kumpa impamvu zatuma nkwanga pe. Izihe mpamvu se kandi kwandi ko kwima amafaranga yo kuba wahuriya mujinga nizo mpamvu zatuma unyanga se? Tia of course rwose zatuma nkwanga. Okay sawa, ntari rwose nimba uri kubona wanyanga ubwo nibyo waba uhisemo, nose nakugira gute? Ndumva none kubona kwanga ntacyo byaba bigutwaye. Ati no sibyo nanishatse kuvuga baby, gusa nyine nta mafaranga mfite yo kuba nahahurira muhungu pe. Arisho? Ati of course nta mafaranga mfite yo kuba namuha pe kandi unyihanganire rwose. Gusa Olivier kagera ndetse asanga Serije kuri reception. Ese Serije kuri ahangaha byagenze biti? Ati Olivier wareka niki se ko nabuze amafaranga yo kuba nakishyura mwana nuko kambayeho? Ati what? Arisho? Ati nabuze amafaranga yo kuba nakishyura rwose. Ati cyakora Seri ufite umuntu ugukunda pe. Ati sushatse kuvuga iki kandi? Ibaza ko Sara ari gutongana na Tom. Ati bari gupfa iki se kandi none? Sara nyine ari kuguza Tom amafaranga yo kuba yaza ngo ndetse yishyura ibitaro. Tom rwose yayamwimye ari kumbwira ati ntiyapfusha amafaranga y'ubusa ngo agiye kuba yakwishyura ibitaro umuntu atazi. Ati what? Ati of course nta kundi nyine nose byagenda gute muvandi? Kandi nyine wana mugani nyine ntabwo yakishyura kuko nyine wa mugani gute yakishyurira umuntu atazi. Ati gusa buriya ntago ari ubumuntu pe, uzi ko ari kumutuka we yamushwaniye byatarabwo nge n'umwe buriya se bazabana gute we? Yewe nta kundi gusa nyine cyari kinzanya no papa yansi 200,000 kujya nyine ndebe niba hari icyo byagufasha. Numvishe nyine ari gutungana mpita ko nibuka ko nyine nyafite rekanya guhe basi nukomeje kuba wareba ko hari icyo byagufasha, gusa sinzi niba ari icyo yagufasha. Ati of course arakinkasha kuko ubwo ngubwo mazabasigaje mu 110.
ati ok rero reka mpite kumpamagara papa ndetse mubwire ko hari ikibazo tukwagize, kuko yari yambwiye ko nagira ikibazo kindi kivuka mbasha kuba nahita kumuhamagara. Ati no, ihangane rwose nta mpamvu yo kuba wamuhamagara, ndaza gushaka ubundi buryo. Hari rwose Serge kano ntabwo ari akanya ko kuba wakwiyemera, ubwo se urashaka ubuhe buryo bundi ko ndi kubona Sara nawe umugabo yamushwaniye ko yamwinye amafaranga, reka mpamagare papa rwose mbashe kuba nayamusaba. Ati ok sa nta kibazo rigenda yamusabe pe. Gusa Sara we na Tom bari bashwanye, dore ko Tom yari yamaje kuba yamushwishwiriza ndetse yamubwiye ko nta mafaranga ari buze kuba yamuha. Ati Tom ntunyima amafaranga yawe? Ati of course ndayakwimye, no surantwara ikiti. Tom ibi bintu nkoreye uzabyicuza, reka nyine njye kuri banki ndetse mbashe kuba najya kubikuza, nari nyafite abo kwari kugira ngo mbashe kuba nakubona, none unyinye amafaranga kandi ngo tujye kuba twashakana njye nawe. Ubwo se nitubana mu rugo bizagenda bite ko utangiye kunyigaragariza tutarabana ndetse ari ikibazo kiri seriyo, ubwo ngubwo ningira ikindi kibazo mu rugo koko uzampa amafaranga? Gusa ntubuze kimwe Tom, uranyiyeretse rwose. Ati hoya rwose Sara ntukavuge gutyo, basi Sara yakeneye cyane mbashe kuba nayaguha. Nta n'isoni, basi Sara yakeneye cyane, nakubonye rwose nabonye ubucuti bwawe, gusa nta buvandimwe bwawe ndetse uri umwana mubi pe. Ese ubwo uri umuntu ufite ubumuntu wowe? Cyakora Imana irarema rwose, reka njye kuri banki mbashe kuba nabikuza yanjye gusa unyibagirwe. Ati hoya se kandi pe rwose unyibagirwe pe, kuko nta habe na gato pe, ntabwo nkigukeneye. Cyakora ndumiwe pe, ikibazo kiri seriye gutya rwose unyima amafaranga? Gusa Tom I'm sorry pe, nari nzi ko nkunda, gusa nasanze nta n'urukundo wowe mfitiye pe. Nuko Sara yese kajya kuri banki ndetse abikuza 500 zisa akagaruka. Gusa mu kugaruka yasanze Tom ahari ndetse ari kuganira na Serge. Ati se Serge uri kuganira iki na Tom? Nyine Sara Tom ari kugira ngo abashe kuba yampa amafaranga ndetse mbashe kuba nakishyura. Ati no byore ndetse ntubashe kuba wafata amafaranga. Ati Tom amusore rwose ntabwo amafaranga yawe nyakeneye, ndi kubona Sara mbujije. Ati ariko ukeneye kuba wakishyurira mama wawe? Ati no sigaje 110 rwose, kandi hari umuvandimwe ngiye kagiye kuba yahamagara sa yamuhe, rero ndumva nta kibazo rwose, don't worry pe, ndaza kuba nakishyurira kandi ntugire ikibazo rwose. Gusa warukoze ku mutima mwiza warungaragarije. Ati ariko uransetsa Seri, uwo muginga agira umutima mwiza iyo ngona mureke rwose, nta mutima mwiza wiwe, yari yanyimye gusa nayabikuje nabonye 500 mvuye kuri banki. Ati what? Ati of course Seri mvuye kuri banki rwose nabikuje ndetse amafaranga nayabonye, gusa mureke mwihore ndi kubona uwo nta shuti murimo pe, nayo mafaranga aragiye kugwa sinzi ko yakugwa amahoro rwose, yihorere mwihorere. Ati Sara kuko biri Seri wabikuje? Ati of course Serge nabikuje, rega ntacyo ntakora ku bw'inshuti yanjye. Thank you rwose, ubu ntangiye kumva impamvu mama yambwiye ari amagambo mbere yuko apfa. Ati Karine we aho yarari ndetse ari kuvuganira na Mike, yakomeje kuhumuriza Mike ndetse amubwira ko ntacyo bitwaye ko yabuze nyina. Ati Mike ntacyo bitwaye ko wabuze mama wawe rwose, ndetse turahari natwe nta kibazo, ntugire ikibazo pe. Ariko uri kumbwira ngo ntacyo bitwaye kuba nabuze mama? Ati of course kuko yagiye kuruhuka, dore ko isi nayo ibigoye nyine twebwe abantu ntabwo tubyumva. Se basi nturi umukristo? Ya of course ni umukristo rwose. Rero urabizi neza ko kuba hari Kristo ndetse no gupfa bari inyungu ku mukristo wese ukuri. Wabyumva neza rwose nawe wabuze umuntu. Ati wowe rwose ntugire ikibazo pe, nanjye rega tubizi ko ndi umwana umwe w'ikinege se mu rugo. Ati of course uri umwana umwe w'ikinege rwose ndabizi. Ati ndi umwana umwe w'ikinege, gusa uko babivuga siko biri, nanjye nafite murumuna wanjye ndetse uri mu kigero yari amaze gukura pe, gusa naramubuze arapfa ndetse aragenda, gusa narihanganye kuko nari mbizi neza ko ahandi agiye atari habi, rero nta mpamvu yo kubabara ndetse no kwiheba rwose. Urabizi Imana yaraduhuje ndetse nyine twarahuye ndetse turi inshuti, rero ntugire ikibazo rwose natwe turahari. Karine gusa nyine urakoze kuba uri kunsubizamo imbaraga ndetse uri kuba wampa icyizere cyo kuba nabaho pe. Ya of course rwose ntugire ikibazo ndetse ntiwihebe, kandi komera rwose, komera ntugire ikibazo pe. Yego rwose nta mpamvu yo kuba nagira ikibazo kubera ko urahari. Gusa tugarutse kwa nyina wa Karine, se wa Karine yaratashye ndetse avuye mu kazi, gusa mu gushika mu rugo yasanze umugore we yihebye ndetse yababaye cyane. Ati se sheri ko wihebye ndetse warakaye cyane byagenze biti? Papa Kari wareka n'iki kisi ikomeje kuncanga, ikomeje kuba yangora rwose. Ati byagenze se gute kandi mugore mwiza? Ati none se ntuzi ko Karine nakubwiye ko yasabye uruhushya ko yagiye kuba yareba umushuti we ufite nyina urwaye cyane? Ati yego rwose wari wabimbwiye ko yagiye kureba nyina wa Mike. Ati Mike se kandi wowe uramuzi sheri? Ata hasi naye muyoberwa, rega njya mumva ninjoro baganira nuko mba niryamiye ndetse nkabyirengagiza, dore ko mbona ari imyaka yabo ndetse ko ntibageze muri siziye muse mba namuretse namuhaye liberté kugira ngo atazabasha kuba yakora amakosa.
cyakora rwose mugabo wanjye nkunda ubwenge ufite rwose. Ati yego rwose mama, kari buryo uyu mwana utangiye kuba wamwima liberite ye niho bitangira kuba yatangira guca inyuma ndetse agakora amakosa. Ariko iyo umuhaye uburenganzira ndetse ukamwereka ko yakuze ko ari ugomba kumenya ikibi ndetse akamenya n'icyiza, biramufasha cyane rwose. Sha rwose niyo mpamvu ariko ubona ko umwana wacu rwose Karina yitwara neza. Ati of course impamvu yitwara neza nuko abona ko nyine tumuha liberite ntabwo tumuboha. Rero biba byiza iyo umubohoye ndetse ukamuha liberite. Rero mba mwumva avugana nawe nuko mba namwihoreye rwose. Rero papa Karine rero ikibazo cyabaye ndetse gikomeye kandi uriya mwana rwose ashobora kuba nta n'ubushobozi rwose wabo bafite pe. Ati ushatse kuvuga iki se kandi sheri? Nyine babana ari babiri gusa, niwe na mukuru we Serge kandi nyine babanaga nyina gusa. Ubu ngubu nyine Karina amaze kumuhamagara ndetse ambwira ko atari buze kuba yataha dore ko oya rwose liberite nabana naramuhaye rwose yabatangiye gukabya. Ubwo se ararahehera. Erega rwose mugabo mwiza areka kunsamira hejuru banza wumva ikibazo ahandukiri. Ati okay mbwira rwose ndi kukumva. Nyine ubu ngubu mama we yamaze kuba yakitaba Imana rwose. Ati what? Nyina wa Mike ubu ngubu yamaze kuba yapfa rwose, yakuwe mu mubiri. Ati what? Imana nayo rwose ntigira impuhwe. Wareka n'iki mugabo mwiza ko nanjye n'umwe ubundi kwibaza kuntu bari abana bagiye kuba babaho rwose byanshanze. Urabona nyine Serge niwe utunze muri umuna we, niwe wishyuraga ibitaro, niwe wishyura inzu y'iwabo, none nyina dore nawe arapfuye. Nyine byanshanze. Ubu sinzi nimba n'amafaranga y'ikiriyo rwose bayabona, sinzi nimba nayo kwishyura ibitaro rwose bayabonye. Yo none so ubu ngubu turana dukora iki? Ahubwo ndumva twagakwiye kuba twajya kwa muganga ndetse tukareba kuntu bameze. Oya rwose baby nawe rwose iyo mitoma baby siri kubona ndi umwana. Oya rwose papa Karine ureka nawe rwose ngwekeya. Aha mbwira nyine basi tugenze dutese kandi mugore mwiza nyine numva iki ngiki atari cyo gihe rwose kuko bwije urabona saa moya zamaze kugera saa 2 zageze. Ahubwo ndumva byaba byiza reka tuzagere ejo mu gitondo ndetse tubashe kuba twagera kwa muganga. Gusa ejo ni ku cyumweru ya ariko ntari bitwagera ndetse twareba ibyari byo dore ko ubu ari kwitegura ndetse ndatekereza ubu ngubu gusa ubwo ari umuntu mukuru wenda bazamushingura mu byo kuwa mbere nta wamenya. Ya bose basi baraza no kuba babona amafaranga yo kwishyura morgue. Reka mpamagare Karine ndetse mwohereza amafaranga ndebe ko ari cyo yabafasha. Nose byo kuba babohereza ngahe. Reka mbe mbohereje 300 basi. Wow cyakora mfite umugabo mwiza rwose. Ati okay sa ntari reka muhamagare ndetse nyamwoherereje. Nuko ese kahamagara Karine ndetse Karine muracyari kwa muganga. Ati hoya papa nyine ubu ngubu twatashye twabaye tugiye mu rugo rw'iwabo gusa nyine mama we twamusize kwa muganga, twamusize muri morgue. Ati yo ubuse basi yabonye amafaranga yo kuba yakishyura. Ati papa byari bigoye gusa nyine babonye make babaye bishyuye rino joro gusa. Okay ngiye kuba nakohereza amafaranga ndetse ute kuyamuha ubwo nyine mubashe kuba mwakishyura ndetse ejo natwe tuzashika aho ngaho turebe kuntu bimeze. Sa rwose papa muraba mukoze. Okay rero reka nyamwohereze kandi rwose mukomeze kuba mwakihangana. Ntabe rwose papa murakoze. Gusa Karina akimara kuvugana na Sese kagera ndetse ajya kureba Mike. Ati Mike bimeze bite se? Ati ni sawa none se ngubu koko turabigenza duti? Ati ha mwana nta mpamvu yuko byagucanga. Ati hoya rwose Karina aba ngiye kwirengagiza nose uri kubona nasize mukuru wanjye kwa muganga ndetse yasigaranye na Sara. Nta mafaranga dufite nge nitaye ndaha ngaha ndi kumwe nawe ndetse na Olivier. Ubuse ko kuri kumva nagira amahoro koko. Oya rwose nta mpamvu yo kuba wahangika ndetse ngo ugire ikibazo. Ubu ngubu rwose papa tumaze kuvugana ndetse yanyohereje amafaranga 300. Nyine arambwiye ngo mpamagare Serge ndetse nyamwohereze ngo abashe kuba yakishyura ibitaro. Gusa ndatekereza ibitaro rwose twamaze kubyishyura ndetse byarangiye. Rero yanyohereje ngo twishyura ahantu nyine twabashe kuba twabika umubiri wa mama wawe. Ati wow ati ni byiza rwose ufite umubyeyi mwiza. Ati of course papa ntago ari umuntu mubi cyane rwose gusa nyine reka ngusabe ikintu basi Mike. Icyese kandi sheri nyine basi wikwiheba pe wikwiheba wirakara kuko nyine biri kugaragara nabi kandi birakomeza gutuma umera nabi kandi ihangane nyine wakira ibyaje nta kundi nyine sibyo be. Ya of course ugomba kubyakira nubwo mbona nyine ntabwo byoroshye pe. Ati ya ntabwo byoroshye ndabizi neza gusa nyine biba biteye agahinda ndetse bibabaje gusa Imana ibihari ku bwacu kugira ngo itugirire neza kandi nanjye ndahari rwose pe. Gusa ndagukunda nyine urabizi nyine mba nkunda kuntu nyitayeho pe. None se ndakwitayeho kuko nakita kuri undi wundi. Ahubwo nyine reka tumwohereza ayo mafaranga ndetse abashe kuba yagira icyo yakoresha. Ati hoya rwose bumwihore ndabizi ngo afite amafaranga menshi uretse yango reka tuyagumanye ndetse tuyabike ndabizi azatugoboka mu gihe cyo gushyingura. Okay sana hari bi rwose. None se basi Olivier we hari hehe? Ati Olivier ari guteka. Ati
buriya se uriya muginga arabizi. Ati ntabwo yabiyoberwa, rega nubwo yaba ari abakire cyane ntabwo uriya n'umwana mutoya kuko ku buryo yayoberwa guteka. Ati wana mugani ntabwo ari umwana muto ku buryo yayoberwa guteka rwose, ndabizi buriya nawe arabizi. Ndabizi ntabwo yabiyoberwa rwose, ni umukire wabo gusa ntabwo yayoberwa guteka. Okay, rero reka twitegure kugira ngo bukeye nyine ejo basi dusubira kwa muganga tubashe kuba twareba ukuntu Serge ameze ndetse na Sara. Ariko mani Sara sinzi, Sara akomeje kwinjira mu buzima bwanyu cyane. Uriya mukobwa nanjye naranamukunze buri. Uzi ko mama yabwiye Serge ngo ntazigera mureka ngo bazagumane. Ati gusa nabonye afite umugabo. Ati reka uriya musore mbona ari ikibwo, uzi ukuntu yatunganaga kwa muganga. Ati buriya nanjye nari munyujijemo rwose, sinzi nimba bazanabana. Sinzi gusa nyine mama yabwiye Serge ngo uriya mukobwa ntazamucike nyine ngo azamugire inshuti. Ibaze ko yamwohereje n'amafaranga kugira ngo abashe kuba yagurira mama umutiti. Sure yamuhaye amafaranga kugira ngo abashe kuba yagurira mama umutiti. Wow, timaze ndumva ari umwana mwiza. Ati sha uretse iby'iki gihe byatera ndetse na dayimoni agatera, gusa nyine nabonye ari umwana mwiza pe. Okay, sawa none reka nkubwire nyine, reka tugende ndetse tukitegure duteke ubwonko bwe nyine ejo buzaki tujya kwa muganga ndetse turebe ibyo ari byo. Okay fine, gusa nyine babe ukomeze kwihangana pe. Gusa se Olivier we aho yari ari nawe byari byakomeje kumucanga, dore ko yayihebye cyane, dore ko yamaze kubona ko inshuti y'umwana we yagize ikibazo ndetse ko yabuze nyina kandi ko nta bushobozi afite. Gusa we yatangiye gukusanya ndetse asangira gushaka inkunga kugira ngo bashe kuba babona uburyo bashingura. Gusa Sara we yakomeje kubaza Serge ndetse amuhatiriza cyane. Ati se Seri nyine mbwira ngo utangiye kubona impamvu mama yakubwiye ari amagambo, nayihe magambo mama we yakubwiye? Ati Sara nyine mama ahari yari yabonye kuri umugisha kuri njye. Ati what? Ati ariko Seri warasaze? Ati Tom please rekera aho ngaho rwose ibyo wakoze birahagije, ntabwo nkeneye kumva andi magambo yawe. Ati ariko Sara uri kumva ibintu ariko kwibwirishwa? Ati ceceka rwose Tom, ndetse numva we nta n'icyo twaba tukiri kuvugana rwose kuko ndi kumva nta n'uruhare ugifite mu buzima bwanjye. Ati Sara uvuze? Ati Seri ahubwo twigendere tuve aha ngaha. Igice cyacu cya 4 ni aha ngaha kirangiriye. Ndabakunda cyane, nkwibutsa gukora subscribe aho utarayikora kugira ngo ukomeze kunkurikirana umunsi ku wundi. Imana ibahe umugisha.